Ikaze nshuti bakunzi bacu, nshuti bakunzi ba Rwanda Star TV. Ndabasuhuje nshuti bakunzi bacu, nshuti bakunzi ba Rwanda Star TV. Iyi ni channel ibagizaho inkuru zitandukanye zirimo iz'urukundo, ubuzima butandukanye muri rusange, aho tugenda twiganirira. Ngira ngo rero nimba waramaze gukanda subscribe warakoze cyane, ariko nawe wumvise ikiganiro cyacu ukaba wumva utarakora subscribe, nicyo gihe kugira ngo udutere inkunga yawe. Nimba kandi utarakanda kuri iyo nzogera kugira ngo ujye ubona ubutumwa bukwereka ko dushyizeho ikiganiro gishyashya, ndagushishikariza kubikora. Hanyuma ni ukunda ikiganiro dushyizeho ukande like, ukande na share kugira ngo n'inshuti zawe zibimenye. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu bitandukanye umusore ugiye gutereta bwa mbere akwiye kwitwararika. Mbahaye ikaze nanone, nizere ko mugiye kubana nanjye kuva dutangira kuza kugera dusoza. Urukundo rero ni kimwe mu bintu by'umunyenga ku isi, gusa wibuke ko kurwinjiramo ari kimwe no gutangira ikindi kintu cyose utamenyereye, bikagorana rero kubona aho uhera. Umusore ugiye gutereta bwa mbere aba afite urwikekwe kuko akenshi abatizeye neza niba uwagiye gusaba urukundo ari bumwakire cyangwa se nimba ari bumutera indobo nka kumwe mujya mukunda kubigarukaho. Gusa ni ugufata riske nk'izindi zose, nk'uko umuntu atangira ubucuruzi akavuga ati nzunguka cyangwa nzahomba. Hari ibintu rero ugomba kwitwararika kugira ngo ube watangira kwegera inkumi cyangwa se umukobwa cyangwa se n'umugore, biterwa hano uwo ugiye gutereta. Ikintu cya mbere ntabwo ukwiye kwirengagiza kumusuhuza, kuko hari abantu usanga yikubita ku wundi agatangira kumubwira ibintu byamvaye nanjyahe, ntandamukanyo, nakubwira umuntu ngo mwiriwe, ariko buriya ijambo mwiriwe, ijambo hi, ijambo hello, ijambo bite n'amagambo yoroheje cyane ariko afite imbaraga, ashobora kugufasha gufungura umutima w'umuntu mugiye kuganira. Icya kabiri ukwiye kwitwararika, reba ikintu kiri hafi yanyu gifite agaciro mu kivugeho. Ni uburyo bwiza bwo kugufasha kuba watangira ikiganiro. Ushobora kugera iruhande rw'umuntu ugasanga utangiye kurya indimi, ugasanga biragucanze, ariko iyo urebye ikintu kiri hafi aho ngaho mugatangira mucyuririraho, ujya wabona uko uganira, ukaba wamuganiriza, ukaba wabona aho uhera uvuga ikikugenza. Hanyuma ikintu cya gatatu, buriya wowe musore ugiye gutereta bwa mbere ugomba kubuza amakuru ya vuba arimo kuvugwa, cyane cyane nk'amakuru yerekeye ibyamamare, kugira ngo uze kubitangiriraho mu kiganiro cyawe. Ni byiza ko nimba uri iruhande rw'umuntu mutebya ukamubwira amakuru atandukanye, utizimba mu bijyanye n'urukundo kuko ari rwo rwakujyanye. Mugomba kuganira no ku bundi buzima. Ni byiza cyane rero ko wegera umukobwa ugiye gutereta bwa mbere ufite amakuru muri rusange y'ibintu biri kugenda bivugwa hirya no hino ku isi, kugira ngo nunaterura ikiganiro runaka kitaza kurambirana, ujye ugenda ubona n'utundi tuntu ushyiramo, bityo murusheho kugenda muryoherwa n'ikiganiro. Nawe urabizi ko ikiganiro kimwe gishobora kurambirana. Hanyuma ikindi kintu rero ushobora kwitwararika, kora ku buryo uwo mukobwa muri kumwe aza kuguha ibitekerezo, ntiwizimbe mu magambo. Biba byiza iyo muri kumwe, hanyuma umuntu muri kumwe mukaba mwagirana ikiganiro, buri wese akaba yagira icyo avuga, akavuga icyo yemera n'icyo atemera, bityo bikagufasha kumenya ibyo mwemeranyaho cyangwa se mutemeranyaho. Ahangaho nabona aho uhera uhindura. Aho rero niho ikiganiro kiba gitangiye kuryoha. Iyo ugiye ukizimba mu magambo ugasanga uravuga, umukobwa yubitse umutwe adashobora kugufasha kuganira, hariya ntabwo biba biri kugenda neza. Hanyuma ikindi kintu rero, ugomba kuba wifitemo inkuru zisetsa, ukamuganiriza umusetsa mu gihe muri kumwe. Birashoboka ko waba ufite amakuru ari kuvugwa hirya no hino ku isi, birashoboka ko waba uzi gutera imitoma mu rukundo, ariko nyuzamo umuganirize n'udukuru dusetsa. Ibyo nibyo bifungura umutima we mu gihe ugiye kumutereta bwa mbere, akaba yanakumva uwo muntu adakwiye kumuva iruhande. Hanyuma hari ikintu cya gatandatu ukwiye kwitwararika, muganirize ku bijyanye n'uburinganire, hanyuma wumve icyo abitekerezaho, kuko abantu benshi iyo bageze kuri iyi ngingo hari ubwo birekura bakavuga bigatuma bisanzura. Ahangaha uba wamuha n'umwanya wo kuvuga uruvugiro mu gihe yari yatinye. Ingingo ijyanye n'uburinganire ni ingingo abantu bakwiye kwirekuramo bakavuga. Ibi rero bizagufasha kwegera umukobwa ugiye gutereta bwa mbere. Hanyuma mugurire kandi ikintu cyo kunywa igihe mugikomeje kuganira. Ntuzaba uri kumwe n'umuntu ngo mugende mwicare aramuvuge gusa, inzara imwice, umwumuze, iminwa itangire kumagara, wowe uri aho ngaho ngo yaryohewe n'imitoma. Hari ubwo bituma atakwiyumvamo, kuko ntiwigeze utekereza ko ashobora kuba ashonje, ashobora kugira inyota, mbese nakeya wamweretse ntiwigeze umutekerezaho byimbitse ngo abone ko mnamutekerejeho mugurira ikintu cyo kunywa.
mugurire rero ikintu cyo kunywa, kaba kaji, yaba amazi, yaba agafanta, byaterwa naho muri kuganirira. Ariko nimba uri kuganira n'umuntu uri kumwaprocinga bwa mbere, mwegere ariko uze no kuzirikana ko ari umuntu hari ikintu ashobora gukenera mu buzima bwe. Niba kandi ubona utiteguye kugira icyo umufasha, kugira akantu mugurira, ntuze kumutindana, muganirize ariko yihutishe, muhite mutandukana, aze kuba yabasha kujya kwisayidira mu rugo. Hanyuma rero nanone reba ikintu kiri kuri we, umubwire ko ari cyiza cyangwa ko wagikunze. Ni byiza cyane kwereka umuntu ko ushyigikiye uko ameze. Ushobora rero kumubwira ko yambaye neza, ushobora kumubwira ko yisize neza akamakiyaje, ushobora kumubwira ko yambaye udukweto twiza, ushobora kumureba kumubwira ati ufite inzara nziza, just kugira ngo urebe uko abyakira, urebe uko amera igihe ubimubwiye. Akenshi ibi ngibi biramushimisha. Hanyuma rero mu kumusezeraho umugurira kandi kantu akeneye cyangwa se ikinyobwa yifuza. Nimba mutandukanye ushobora kumugurira kandi kantu, ushobora kumupfumbatisha agatike se, ushobora kumugurira utaka kaji wagenda ukanywa, ushobora kugira gute ikintu kimwereka ko umeze nk'umuherekeje ku mutima nubwo mutandukanye. Ikindi kintu ukwiye kwitwararika rero, tangira uterete kandi ushyiremo imbaraga umunsi ku munsi. Hari abantu bajya gutereta uyu munsi agahura n'umukobwa akamwereka ko yamukunze, akamubwira amagambo meza, ariko bikarangirira aho ngaho, nka nyuma y'icyumweru akaza bari bwongera kumuvugisha, nta ka message ntaki. Aha ngaha ntabwo ari byo. Bivuze ko niba utangiye gutereta waganiriza umukobwa umunsi wa mbere bikakugendekera neza, umunsi wa kabiri bikanga, nabwo biranashoboka, ntugomba guhita ucika intege. Komeza umunsi ku munsi, uko akwakiriye uyu munsi ntibitume ejo utazasubirayo cyangwa ejo bundi. Ntushyiremo icyuho, ntutume na twa tundi duke yari yatangiye kwiyumvamo tugenda ngo twiturize, twicecekere. Icyo ugomba kureba ni uburyo we wakoresheje wegera umukobwa. Byaba na ngombwa rero ushobora kuba wahindura bitewe n'uko yakwakiriye uyu munsi. Ejo ushobora guhindura uburyo bwo kumwegera. Gerageza uhindura uburyo, wenda niba waramusanze iwabo ku nshuro ya kabiri, wenda ushobora kumutumira mukaganirira ahandi hantu mwasohotse, ariko atari ahantu habonetse hose. Nimba utangiye gutereta, shyiramo imbaraga kandi umunsi ku munsi, udacika intege ngo uyu munsi banyakiriye gutya ngo ejo bizagenda gutya. Ikindi kintu, hitamo ijwi uzajya umuganirizamo. Kugira ngo urukundo rwanyu rukure, ugomba kumenya uburyo uzajya uganiriza umukunzi wawe ndetse n'ijwi uzajya ukoresha kugira ngo umwereke kuri inshuti idasanzwe cyangwa se y'umwihariko. Muri iryo jwi ryiza riyunguruye niho ushobora kuzasanga werekana agaciro kawe, ndetse niyo mwaba mwari musanzwe muziranye, bizatuma umukobwa yumva ko hari ikintu cyahindutse. Hari ukuntu ubusanzwe ugendana n'umuntu umwisanzuraho, wasanzwe kumenyereye wisamarira, bikarangira ubwo ugiye kumutereta uzahindura ijwi, ukiyoroshya, ukibombarika, akumva ko hari icyahindutse, agatangira kukubonamo itandukaniro na wa muntu na wowe musanzwe mwiriranwa mwikubana. Ibi nabyo bizagufasha. Ibi biri mu bintu ukwiye kwitwararika mu gihe uri gutangira gutereta umukobwa mu mizo ya mbere. Ikindi kintu rero, ugomba kubaka ubucuti bwanyu ku buryo budasanzwe. Mu gihe urebye inkumi ukabona yakubera inshuti, ugomba kwiyereka ko nyine umukeneye w'ubushuti mu buryo butandukanye n'ubusanzwe. Ni ukuvuga ko ugomba kumuha umwanya, ukamwereka ko umwitayeho, ukamuganiriza ibintu bituma atakurambirwa, hanyuma ukagerageza no kugenda umwereka udushya, ukamukorera ibintu atakekaga ko wamukorera umunsi ku munsi kuva utangiye gahunda yawe yo kumutereta. Hari abantu usanga atangira gutereta umukobwa wagatangira kumwereka ko ari ubushuti busanzwe kubera gutinya kumwegera neza. Ibi ntabwo ari byiza, kuko please umwereka ko ari ubushuti busanzwe uri kujyamo, nawe azagufata nk'inshuti isanzwe. Ariko numwereka ko ari ibintu bigiye kure, nawe azabyakira gutyo, ndetse nimba ataniteguye kwakira ubwo bushuti bwawe bugiye kure, azanagukumirira hafi, aba yakubwiza ukuri utaratakaza umwanya wawe munini. Ariko numwereka ko ari ubushuti busanzwe, mu gihe wowe uzi ko ku mutima wawe ubitsemo ko ari urukundo, azagutwara nk'inshuti yiwe isanzwe, wowe uzashiduka ibyo wita ko uri mu rukundo, umuntu akubona nk'inshuti isanzwe. Ikindi kintu rero, banza umwereke ko wamubera inshuti bisanzwe mbere yo kumwereka ko wamubera boyfriend cyangwa se umukunzi. Hari ikintu kijya kigora abahungu rimwe na rimwe, kibamo n'uburyo bwo gukurura abakobwa mu gihe barimo gutereta. Mbere yo gutangira umubwira ngo yakubera inshuti idasanzwe, banza nibura unamwereke ko uri inshuti ye ya hafi isanzwe. Ariko ntuzabitindemo, kuko numumenyereza cyane kuri inshuti isanzwe azabifata gutyo nk'uko nari ndimo mbikubwira hejuru. Ariko urabanza nyine ukamwereka
ko ushaka kumubera inshuti isanzwe. Ibaze kwaka nimero y'umukobwa ya telefone ye ugatangira kujya umubwira nagukunze ndagukunda oya, ushaka no gutangira umusuza ukamwifuriza igitondo cyiza, umubaza amakuru nimba yariye, umubaza nimba wenda wamusura cyangwa yagusura, nimba mwatemberana nk'inshuti zisanzwe, ukajya wazaheraho umubwira ko wamukunze bindi bigiye kure. Hanyuma ikindi ugomba kwikura mu bwoba. Abahungu benshi ndabizi yo mugiye gutereta mukunda kugenda mufite ubwoba muvuga ngo barantera indobo usanga rero bitangaje iyo ugiye gutereta umukobwa ufite ubwoba nawe akubonamo nyine umunyabwoba, umurezi. Impamvu ugomba kwikuramo ubwoba nuko ushobora kuba ufite amafaranga, uri mwiza, ureba neza, uri umuntu w'icyamamare ahantu utuye, ariko ukaba wabura umukobwa wagira inshuti. Kubera iki? Kubera gutinya kumubwira akakuri ku mutima. Nibwo bwa bwoba nyine nababwiraga. Ikindi kandi rero ubwoba butuma umuntu atigirira icyizere no mu buzima busanzwe, ukaba usanga umukobwa yajya kubura nk'umuntu urahujegajega udafite gahunda kuko nta n'icyizere wifitiye, bikaba bishobora rero kugusubiza inyuma no mu byo ukora muri rusange. Umukobwa rero uzi ko ufite ubwoba, abona ko nawe ubwawe utihagazeho, utiyitayeho, ushobora gusubira inyuma, ujagaraye, ntabwo ashobora kukwiteza. Hanyuma ikintu cya 15 ushobora kwitwararika mu gihe ugiye gutereta bwa mbere, menya uburyo wegera umukobwa n'uburyo umubwira ko umukunda. Ikigaragara nuko hari bamwe mu basore bagenda bagahita babwira umukobwa ko bamukunda gutyo gusa nyine, ugasanga araza agahita bigukubita hejuru, ndagukunda. Rimwe na rimwe umukobwa ushira isoni ahita nagusubiza se urambonye, umbonye rimwe uhita unkunda. Unkundi yikize kubera iki? Abakobwa bazi ko ukunda umuntu wamwize, imico ye, umubonye ubwiza bwe, imyambarire ye, amakuru ye muri karitsiye, ariko ubonye umukobwa wise umwitura hejuru ngo nagukunze ndagukunda. Ahangaha aragupinga cyane, aragufeka, akumva ko nyine nawe utazi ibyo urimo, akumva ko ndetse bishobora no kubirari, kuko gukunda no kugira irari biratandukanye. Ushobora kubona umuntu ako kanya irari rikagukurura wowe ukagira ngo wamukunze, ugahita wiruka ujya kubimubwira. Umukobwa rero bisobanukiwe akaba azi ko umubonye bwa mbere, ukaza uhita umubwira ngo wamukunze, ashobora no kumva ko ari irari. Ugomba gushaka umwanya uhagije n'uburyo bwo kubivugamo niba ushaka ko icyifuzo cyawe cyakirwa neza. Ntabwo ari byiza kugenda ugahita umubwira umukobwa ngo ndagukunda. Wapi, gerageza ushake uburyo bwiza wamubwiramo ko umukunda aho kuzubimutura hejuru. Ashobora no gukeka ko utabikomeje uje kubimutura hejuru gutyo. Ugomba kandi kumenya ibihe umukobwa arimo, kuko ushobora kumusaba urukundo nanone ari mu bihe bibi bigatuma atabyitaho, ugasanga umukobwa yifitiye diroze, ibibazo bye, imihangayiko ye, ugahita uzura amubwira ngo uramukunda nta nubwo uzi ibiharimo, kubera nyine kwaguhubuka ntabwo bigeze ugenzura ibyo ugiye kuvuga. Urumva rero ugomba kubanza gupereza nyine ukamenya niba ari mu bihe bye byamufasha kwakira icyifuzo cyawe kandi akacyitaho. Bitabaye ibyo uzayatamo ubura urukundo kandi wenda yari kugukunda. Ikindi kintu rero tunagana ku musozo, umukobwa naguhakanira bwa mbere ntuzacika intege. Ibi bikunze kubaho, ukabwira umukobwa ngo ndagukunda akaba yanakubwira ngo wapi, mfite undi ndi kubitekerezaho, ugahita wigendera ugacika intege. Rimwe na rimwe hari abakobwa babikoresha bagamije kureba kwihangana k'umuhungu. Niba ushaka kubona umukunzi ugomba kwihangana kandi ugahatiriza, ariko nanone atari kwaguhatiriza ko gutuma umuntu agukunda ko katagukunda, ahubwo ni uguhatiriza kwa gutuma wongera kureba nimba ibyo umuntu yakubwiye ejo bundi yarakomeje. Ugomba gukomeza kugerageza amahirwe yawe, kuko abakobwa benshi ubusanzwe nta nubwo bajya bemera umuntu ubushuti ako kanya cyangwa ku nshuro ya mbere. Abenshi bakubwira ko bazabitekerezaho, abandi bakagukanga ngo bafite undi ngo barebe uko byitwaramo, ariko ntuzacika intege mu gutereta. Ubaye ucika intege ntago wabigeraho. Ibi biri mu bintu ugomba kwitwararika mu gihe ugiye gutereta bwa mbere. Ikintu cya nyuma rero ugomba kwitwararika mu gihe ugiye gutereta bwa mbere, ereka umukobwa ibyiza afite ku mubiri we, ariko wirinde gukabya ngo uvuge ibyo adafite. Nigeze kubabwira haruguru ko ushobora kureba akantu kamuriho cyangwa afite ukagashima, ukamwereka ko agakunze, ukareba uko abyakira. Ariko iyo ugiye gukabiriza aravuga ati uyu nguyu iyi si rya shyenga ry'abasore b'ubu bo hanze aha. Niba rero umukobwa afite amaso meza cyangwa se urundi rugingo rwiza ku mubiri we, bimubwire kandi umubwire ko bikunda. Urugero, ushaka kumubwira ngo nkunda inseko yawe, niba aseka neza bikagushimisha koko. Hanyuma rero ibi bizatuma abona ko umwitaho, abona ko umwitegereza, abona ko kandi nyine hari ikintu kidasanzwe wabonye, kubona igihe cyo kwicara ukamureba ukamwitegereza ndetse ukanamutekereza, atari ibintu byo kumuhwika ngo mube mwicaranye uri baringa aho ngaho. Another one bites the dust.
Ibi rero ni ibintu bitandukanye ushobora kwitwararika mu gihe ugiye gutereta umukobwa bwa mbere. Ndabwira umusore, ndabwira umugabo, kuko umuntu wese ugiye gutereta bwa mbere aba ashaka kujya mu rukundo. Ushobora rero kurujyamo uri umugabo, ushobora kurujyamo uri umusore, birashoboka, ariko ni ibintu ugomba kwitwararika. Ni nkugezaho ikiganiro nk'iki ntukumve ko ibitekerezo nguhaye ari byo kamara. Hari n'ibindi uba warasomye ahandi, hari n'ibindi nawe ubusanzwe uzi ubona byagufasha mu kwegera umukobwa bwa mbere ugiye kumutereta. Icy'ingenzi ni uko hari ibintu ugomba kwitwararika, ukagenda uzi icyo wateguye, atari abantu baba bameze nko kujya gukina ugasanga ugiye gukinira ku mutima w'umuntu umubwira ngo wamukunze kandi utamukunze. Burya uzarebe biba bigoye iyo wamaze kuzanamo umuntu mu rukundo wamubeshyaga, kugira ngo azabivemo biba bigoye. Wibuke ko abantu batagira imitima yakira ibintu kimwe. Ntuzajye gukinisha umuntu bwa mbere ngo ugiye kumutereta hanyuma ugende umwereka ko ari urukundo umushakaho kandi wowe ubizi ko ari irari ryamugukururiye. Wakoze cyane nimba wakurikiye iki kiganiro kuri Rwanda Star TV. Nkurarikiye no kujya ukomeza kudusura kuko mba mbafitiye byinshi cyane byakugirira akamaro mu buzima busanzwe, ubuzima bugiye butandukanye. Ntabwo ari ibi gusa kuko tubagezaho n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Kanda subscribe nimba utarabikora, kandi kunzogera kugira ngo ujye ubona ubutumwa bukwereka ko nguhaye ikintu gishyashya. Hanyuma ushobora no gukanda like nimba ugakunze, ukaba wanakanda share ukagasangiza bagenzi bawe, haba kuri WhatsApp, Facebook n'ahandi hashoboka. Wakoze cyane. Iyi ni Rwanda Star TV. Ndabasuhuza.